Hello, muraho neza nshuti bakunzi ba Green Nile Studios. Ndabasuje cyane kuri uyu munsi wa none. Amazina yanjye ni Bonheur Mutoni, nk'uko mubimenyereye ni cya kiganiro cy'imibanire rusange y'umuryango. Yego rero ndabashimiye cyane, ndabashuje cyane, ni ukuri ndabakunda pe. Muri abantu b'ingenzi cyane kuri njye. Uyu munsi rero ikiganiro ngiye gukora ni ikiganiro cyavuye muri comment zanyu kubwa cya kiganiro cy'ubushize nakoze cy'udushya tubera mu rugo. Sinari nanagamije kugikora ko kibe kirekire cyane, ubwo nazaga kubasuhuza nyuma y'ibyumweru nka bingahe ntakora, ariko nabonye cyaragize reaction zitandukanye. Abantu barabikunze rero kandi banabibaza ibintu bitandukanye. Twari twavuze ku dushya two mu rugo, harimo bimwe bya communication y'amafaranga yo gukoresha mu rugo, ukuntu abagore batayafatira igihe. Tuvuga n'iki isuku aricyo nje gukomerezaho hano. Yego rero ngiye kugikomerezaho gato cyane kugira ngo wenda ntuzuze, nubwo cyagenda ntari nabivuze cyane, ariko mbona abantu bakeneye kumenya kurushaho. Rero reka dufashanye muri ubu buryo. Ni karibu cyane, ikaze ufunguye kino kiganiro, gisharinge, comment nkuko mwabikoze. Yego dukomeze tuganire, ukore subscribe, ubwire abatarayikora kuyikora. Niko gufashanya kwacu gukwiriye, biramfasha nawe bikagufasha. Ni karibu rero. Rero bushize twari twavuze ku bintu by'isuku, nari nabahaye urugero rw'ikibazo nibaza ukuntu usanga hari igihe gusura abantu, noneho wakomanga kuri gate cyangwa ku rugi, nyine umuntu wenda wari uri mu nzu akaba aribwo akoropa, noneho we wagera mu nzu ukahita ubona kuko ahantu itorosho yanyuze mu by'ukuri hadaciye iminota 15 cyangwa 10 uhita ubimenya, tubibona ko ahantu aribwo kimara gukoropka. Noneho kibaze se bakoropye nje, nasanze wenda nakomanitse ndari muri iyo ntuze gukoropa, ariko ugasanga kenshi hari igihe umuntu aba yicaye mu nzu itameze neza, noneho umuntu yakomanga ugahita wirukanka gucishaho kagatorosho. Rero twabonye ko atari byiza, ntabwo ari byiza, ariko kandi nanone abantu bagiye bisobanura, bagiye banyandikira mu buryo butandukanye nyine ko ngo biba bigoye, hari igihe ufite akazi kenshi iki. Birumvikana, ariko kandi nanone icy'ingenzi ni uko ugomba kwicara mu nzu isa neza. Rero nagize ngo tuganire muri bumwe mu buryo bwagufasha kugira ngo nyine inzu yawe ihore isa neza. Reka mbivuge gutya, usanga dufite ntago twirirwa mu rugo dukora amasuku gusa, usanga dufite inshingano zitandukanye. Rero nyine akenshi bishobora kuba challenging, bishobora kugorana, reka mbivuge gutyo, ariko kandi nanone biradukwiriye ko tubikora mu gihe nyine ariwo hariho kubikora. Rero ikintu cya mbere ni uko ugomba nanone gufata priorities zawe, sibyo? Ukazibutsa cyangwa se akaba ari zo ushyira imbere, n'undi priority ngira ngo ni iby'ingenzi, of course biri imbere. Rero menya priorities zawe, kandi nanone nyine ibyo expecting cyangwa se ibyo utegereje biba ari ibintu ko kubona ko bishoboka, sibyo? Bishoboka. Hari igihe nanone isuku tuvuga ukagira ngo wenda ni ya suku yindi. Okay, sigiye kubivuga nabi. Urabona ngo muri hoteli haba hari abantu bashinzwe gukora isuku gusa, bahemberwa ku kazi. Rero nyine hahora hasa neza, birumvikana, ahantu hose hasa neza, mu cyumba, mu gikoni, muri jardin, hose usanga hari perfect clean. Noneho wenda nk'ahantu hari amarangi y'umweru ukahita usanga ewana ibintu nyine biruzuye. Rero wowe bishobora kugora cyane kubikora mu rugo, kuko ufite akazi kano gasanzwe ko kwinjiza amafaranga, ufite ako kazi ko mu rugo gukora iyo suku, ufite abana bo gukoresha homework, bo gutekera, ufite umugabo wo kwitaho, ufite guteka, ufite ibintu byinshi. Usanga muri bino minsi umuntu afite inshingano nyinshi. Rero nanone gerageza nyine umenye iby'ingenzi. Kora iby'ingenzi kandi byihutirwa, ubimenye nyine ubishyire ku murongo. Uvuge ngo wenda hari ahantu ushobora gukora isuku hakamara icyumweru, wenda reka mfate igihe kinini, hakamara icyumweru atarongera kwandura, ku buryo ushobora kuzajya uhakora isuku rimwe mu cyumweru. Hari n'ahandi hakeneye gukorerwa isuku 2 mu munsi, hari n'ahandi hakorwa isuku buri munsi cyangwa se buri nyuma y'umunsi. Rero ni byiza ko ahantu hose ugomba kuba uhazi, sibyo? Rero kugira ngo umenye noneho ibyihutirwa, iby'ingenzi, hahandi ha buri kanya, bivuze ko ari ahantu handura vuba kandi nyine hanagaragara, ubwo birumvikana of course. Rero aho hantu gerageza ujye wicara nyine hatunganye, sibyo? Wenda urugero nko hasi ku makaro
nk'umuntu ufite abana muri Afurika nyine ho hari ukuntu ugiye gutyo ugahura n'ibyondo. Okay, biragoye ko ushobora kumara rwose umunsi wose udakorobye, keretse uyibanamo, naho yibanamo n'abantu benshi biragoye ko ushobora kumara umunsi udakorobye. Rero nk'aho ngaho biba ari ingenzi kuko ugomba kubikora. Ikindi cya kabiri kigufasha, shaka routine. Ubwo shaka mbese uburyo uzajya ukoramo isuku bikoroheye, bitabangamiye twa tuzi twawe twa buri munsi, kandi uburyo ushobora nyine ubona uzubahiriza, ubugumeho ubwo buryo. Ubwo nimvuga hari nk'igihe uvuga ati kuwa mbere mpanagura wenda utubati muri salo, nkanagura akabati, nkanagura wenda stand ya televiziyo, nkanagura televiziyo n'urugero. Utwo ni utuntu tubiri gusa ukora kuwa mbere, ukadukora ukamenya ngo buri wa mbere wenda nimba ari aya masaha mfite akanya bigize ni gahunda zawe, iki kintu ndagikora, kandi gerageza ujye ubikora buri wa mbere koko. Ukavuga ati kuwa kabiri wenda kuko ntaha amasaha make yo mvuye, amasaha make kare mva ku kazi, nkora ibi ngibi, noza dushe n'urugero. Ukamenya ngo buri wa kabiri iyo uvuye ku kazi kuko nduba wasigaje umwanya, woza dushe zose mufite mu nzu na sink n'urugero, ukabyoza bikaba birakeye. Ukavuga ati wenda buri wa gatatu cyangwa buri wa kangahe nkoropa munsi y'ibitanda n'urugero, ko n'ahantu naho hatagerwa buri munsi na munsi y'intebe. Nyine sinshatse kubwira utuzi two mu rugo, ariko muratuzi namwe tuziduhaba. Ukavuga ati uyu munsi nkora iki, uyu munsi nkora iki. Iyo ubikora gutyo biragufasha kuruta kurinda ngo kuwa gatandatu ngo zabari muri weekend ngo ntakoze ngo nzabikora. Se wowe izo mbaraga wazibona koko wa mugore we wenda ko ari bo bakunze gukora isuku cyane mu mago? Biragoye kuzabona imbaraga abakuba bafite jardin, gutunganya jardin hanze umunsi umwe, uhanagura ivumbi ryo kutunuza, babyita gute, turiya twuma tw'amarido, uhanagura utubati, uhanagura imitako yo mu nzu, utunganye intebe, amatapi. Izo mbaraga nawe ntabwo wazibona. Ahubwo icyiza ni uko ugenda upanga, ukavuga ati uyu munsi njya nkora iki, ugakore kamwe ariko kave mu nzira. Iyo gatunganye ejo ugakora kandi, inzu ihora isa neza kuko nyine urumva hari utuntu uba uzi ko ukora buri munsi, kandi byose ni byo gutuma nyine inzu ihora isa neza. Rero ni byiza gushaka iyo routine itabangamiye akazi kawe, mu buryo nyine bukoroheye rwose, ariko ukaba uzi ngo hari ikintu nkora kugira ngo inzu yanjye ihore isa neza. Yego. Ikindi cya gatatu rero ni nanone hari ibintu abantu bagira, ukavuga ati wenda reka mve hano mu gitondo, ukahita usiga nk'ahantu wenda ngiye kureba wenda ahantu kandi mpitamo na mutari buhabone ugahita usanga wenda ugasuka nk'icyayi uri kuri no counter top yo mu gikoni hariya ahanjye n'umweru, wenda reka mbivuge gutyo, ugasuka icyayi kikameneka. Mu by'ukuri aho hantu gufata agatambaro, kumanura agatambaro ukahita wahanagura, si ibintu byoroshye, biroroshye. Ukahita uvuga ati ndabikora nijoro mvuye ku kazi ukagenda. Waba uri kubrosa mu kanya, ugiye kugenda nanone wenda nyine bikagucika warangaye, wenda korogate zimwe zigatakara hasi ku makaro munsi ya sink. Ibyo ako ni akantu wahita uhanagura, ukahita uvuga ati ndabikora ngarutse. Noneho ugasanga mana inzu ifite utuntu twinshi tw'uducafu kandi wagombye kuba watunganyije. Rero inama ya gatatu nanjye kubagira hano ni sukura buri kantu kose ubonye kari mu nzira yawe katakugoye urimo uragenda, sibyo? Nimba umenye icyahantu uri kukinywa, fata agatambaro uhita ubacisha rwose, ni ibintu byoroshye. Nimba habaye akamesi gato nk'ako ko kwanduza na korogate, hita nyine ubitunganya muri ako kanya urimo uragenda, wirindira ngo uraza kubikora. Ntago nawe uwo mwanya wawubona, urataha wenda bwije ufite ibindi, ufite guteka, ufite ibintu byinshi. Rero ntago wahita ubikorera icyarimwe. Ni byiza rero gutunganya utuntu ngutwo urimo uragenda. Nimba urukoto rwawe rufite icyondo, ukandagira ahantu ku ikaro ukabona hagiye icyondo, ntago bivuze kugiye gukoropa inzu yose. Hita ucisha ahantu usohoke mu nzu isa neza. Nibwo usanga inzu ihora isa neza kurushaho kuri bugaruke ugasanga hano hari icyondo, hano hamenetse icyayi, hari hatakaye korogate. Utwo ni utuntu dukunze kubaho. Hano wenda hagiye utuvunguka tw'imigati, ugasanga ibintu byabaye umwanda rwose. Rero ni byiza ko sukura akantu kari mu nzira urimo uragenda rwose, bitavuze ngo ugiye gufata umwanya wo gukora isuku. Nabyo ni byiza. Ni tipe ya gatatu nabaha. Tipe ya kane ni shyira ibintu mu mwanya wabyo. Iki kintu rero kiragoye kandi ni ikintu cy'ingenzi. Ni ukuri gifasha gukora isuku ku buryo ushobora no kumara icyumweru nyine udafite ibibazo, reka byitegure. Nimba ugiye muri dushe, ni nk'ibintu arimo mvuga n'ubundi.
nimba ugiye muri dushe ahantu bakuye esuwi murahazi, aho uyishyira uvuye muri dushe nimba ari aho uyanika cyangwa ikineho urahazi. Rero wihita uyishyira hano kuko ariho hafi ngo uri murihuta ngo ugiye kwambarira imyenda ngo yifate uyishyire hano. Ni ukuri biroroshye pe, biroroshye kuruta kuyirunda ahantu udasanzwe uyishyira. Yifate uyibika aho hantu. Nimba imyenda wakuyemo isa nabi mufite basket muyishyiramo, wivuga ngo ngiye ku kazi reka nyisige ku gitanda noneho ninza ndafata imyenda yanjye n'umugabo wanjye n'abana banjye bose nyishyire muri basket. Ibyo bintu biragoye, ntabwo nawe wabishobora. Uhita ufata iyo myenda yawe muri ako kanya ushyire muri basket. Nimba ubonye umwana wayikuremo umubwira ati twara imyenda hariya hamwe dushyira imyenda isa nabi. Urumva ko ni utuntu turi simple ariko tuba dufashije ko nyine inzu yawe ihora isa neza buri kanya. Rero ni byiza ko ushyira ibintu mu mwanya wabyo igihe cyose. Ikintu rwose ahantu gikuye, nimba brosada muzibika ahantu runaka, wikuye brosa guhita uyishyira hejuru y'akabati ka televiziyo kuko yindi ariko kakuri hafi, isubize hahandi nta munota bizagusaba kandi bizatuma inzu ihora ifite nyine gahunda. Kandi bitavuze ko wakoze amasuku wahanaguye wakoropye gize gute, kuko wamenye gushyira ibintu mu mwanya wabyo. Rero ni muri urwo rwego. Iyo ni type ya 4. Aka gatanu ni gerageza kujugunya ibintu utagikoresha. Iki kintu abagore benshi bene wacu ni ikibazo kandi ni ingenzi. No kuri usanga rwose dukabye ugasanga sorry gato ndi kumva akantu kaje kujya mu jisho muranyihanganira. Usanga dukabye nyine ugasanga ufite nko muri dushe n'urugero, ugasanga harimo wenda muri dushe akenshi hakunze kuba harimo ibintu byinshi cyane ko nk'ubu dushe ziba ziri kumwe na toilette, usanga harimo harimo tissue obvious birumvikana. None hari ukuntu simuzi ukuntu tissue ishira kakantu kajya gasigaramo kakazeru nyine kamwe tissue bizengurukiyeho, noneho ukahita ushyiramo indi tissue kakantu utagataye kakagumamo. Warakatinze. Yego, papier hygienique, tissue ni Icyongereza, papier hygienique ni Igifaransa. Yego. Rero kakantu ugasanga urakagiza ushyizemo indi nshyashya kakantu kagihari, uwo ni umwanda. Ejo tuzaba 2 cyangwa 3 kandi nta mwanya ufite muri dushe yo gushyiramo ibyo bintu byose. Ugasanga isabune kubakoresha amasabune ya liquide, reka mvuge gutyo, n'abakoresha yo mu bikarito. Hari igihe usanga umuntu yafashe isabune akayishyira wenda hiba akatafata igikarito akagishyira aho ngaho, urimo urakibikamo iki. No ejo akazagura indi sabune ugasanga afite udukarito nka 3 twagiye tuvamo amasabune yo koga twose tumanitse muri dushe. Nta kintu two dukarito dukora. Uko no kwikururira umwanda mu nzu, two tuntu tujugunye. Noneho nk'abakoresha nk'ibintu by'imisatsi, reka mvuge gutyo, ugasanga za shampoo harimo izashize, harimo izigeze hagati, za condition ibintu byinshi byo urabizi ibintu umuntu akoresha ku ruhu ni byinshi mu mutwe ahantu hose. Ugasanga biriya bintu hari igihe usanga nk'akadirishya k'umuntu kameze gutya karuzuye. Rero ni byiza ko biriya bintu jugunye ikintu cyose utagikoresha. Hari n'abantu usanga njye nabonye usanga bagura yogurt. Urabona ko yogurt ziratandukanye, hari zimwe zigira ibikombe binini zo zifite akantu k'agafuniko. Noneho yaba muri ayo yogurt sibateka agakombe ndakahita koza akakiboroserezamo n'urugero kagatwaramo nk'amazi, umwana agazajya akanyweramo icyayi, umwana ntafite igikombe, icyo ntabwo ari igikombe. Jugunya ibyo bintu byose bikurura umwana. Cyangwa ngo ejo bundi ngo nshobora kuzagura utuntu ngo nzagakoresha. Nugura utuntu uzashaka icyo ushyiramo uzabibona. Jugunya ibyo bintu. Utubido tw'amavuta ugasanga umugore mu gikoni harimo utubido nka 15 twashizemo amavuta twose. Nta gahunda dufitiye ngo utu tubido rero ngo amazi ngo aramutse abuze ngo twamfasha. Simekanya ko twagufasha, ariko se ufite noneho nk'aya mazu wenda tubamo ngubu, dore ko kera abantu wasanga bafite amazu manini, umufite urukoni rungana n'inzu yose y'ubu ngubu, ngira ngo niko navuga, nubwo nazo zitari zo gushyiramo umwanda. Ariko noneho ngubu ko abantu basigaye bamamaza angana n'uko bangana, wowe ufite ahantu ho kubika ibyo bintu, utwo tubido tujugunye. Iyo mifuka yashizemo ibintu uyijugunye, ayo macupa yashizemo za biswi, jugunye ibintu byose bitarimo birakoreshwa muri ako kanya.
ndetse n'ibyari ibikoresho byawe utagikoresha menya kubitandukanya n'ibindi kugira ngo inzu yawe ihore isa neza. Nimba ufite imyenda utagikoresha yitange, cyangwa niba ufite kuyitwika yitwike. Nimba wenda hari abantu badakunda gutanga imyenda yabo, nimba udafite kuyitanga bitwika, ariko bive mu nzira. Ntuvuge ngo iyi myenda ngo sinkiyambara ngo iba ngo hano ngo muri no side ngo ninge side gute mu nzu imyenda irimo irakora iki mu nzu kandi nyine utakiyambara. Ibyo bintu bijugunye rwose, bishyire ku ruhande. Inzu yawe reka igihumeka ibemo ibintu bikoreshwa gusa. Ibyo bintu rwose biradufasha, iyo biradufasha nyine iyo urimo urabikora gutyo. Sibyo ntitukajya turunda ibintu mu nzu tutarimo turakoresha. Rwose ibyo bintu, ayo makosa turagira pe, ariko tuyirinde. Ugasanga noneho manange mu gikoni waba harimo utuntu, imifuka ngo uzayikoresha, uzayibikamo iki koko, utubido ibiki. Ibyo bintu rwose mujye mubita, ntabwo ari byiza. Mu cyumba ugasanga akabati ko mu cyumba ufite uducupa tw'amavuta dutatu twashize amavuta yo kwisiga, urimo uraguriraho akakane twa ducupa utarajugunya. Tujugunye nta kintu uzadukoresha. Uducupa kano gaparufe kari mu gacupa keza, numva ngo nta gatabo kazakora, nta kintu kazakora, kajugunye. Nushaka ikintu kazakora uzajya mu iduka ushaka wenda, cyangwa keretse icyo kintu ushatse kugikoresha muri ako kanya gikoresha icyo kintu. Ariko ntabwo afata ibintu ngo bistoke ngo bizagenda bimfasha ngo muri future. Mu ibyo bintu rwose nta makosa, nibyo bituzanira umwanda mu nzu. Iyi point nyitinzeho kuko ni ibintu nagiye mbona kandi birababaje. Usanga twitera umwanda mu buryo tutazi. Ikindi kandi cya gatandatu, nubwo cya gatanu nari ngitinzeho, agatipu ka gatandatu ni komeza nyine, mbese shyira imbaraga mu gukora isuku. Menya kuri murakora isuku mu nzu, ntabwo ari akazi koroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko bikore. Nimba ama products ni wenda hari abantu bagira amasabune yo koza ahantu no gukoropa, yo koza za douche na toilette, yo koza hari n'abatabikoresha nyine bakoresha zino zisanzwe. Byose ni byiza, ariko ibyo ukoresha byose making sure ko uhora ubifite. Ese amafaranga ntashira? Amafaranga arashira, ariko kandi nanone nimba urimo urakoresha icupa ryawe rya nyuma wari ufite watangiye kurikoresha, shaka amafaranga wase yo kwitugura irindi kugira ngo rya rindi nirishira. Nimba wenda ari liquid yo koza toilette itazashira, ukaba wamara wenda ikindi cyumweru ko nta mafaranga ufite, wabuze amafaranga yo gushaka ikintu cyo kogesha ahandi, inzu bikaba byatuma inanuka wenda kandi nyine bitari byiza. Yego rero ibyo bintu ujye uhora ubifite, nibyo byiza, ujye uhora ubifite. Ikindi kandi cya karindwi nyine nubwo wenda kigoye, ariko ntabwo kigoye, gerageza iyo gahunda yo gukora isuku biba ari ibintu biri fun. Ntukabifate nk'ibintu nyine bigoye cyane, bibi cyane, kuko nubigira gutyo uzavunika. Ntihandi usanga umuntu yogeje amasahani akirirwa ari gutaka nyine ngo yarwaye, kubera ko ari ibintu yakoze yumva bigoye. Nyine biragoye ko kandi byenjoyinge, kuko impamvu byenjoyinga ni ubundi ntabwo hari igitekerezo cyiza iyo wakigize kiragufasha. Ntabwo ukora isuku kubera abandi bantu, ntabwo dukora isuku kubera abashitsi. Kora isuku kubera ko wowe uri umuntu uhagije kuba muri environment iri clean. Kugomba kuba muri salo isa neza, icyumba gisa neza, ugatekera ahantu hasa neza, ukogera muri dushe isa neza. Ibyo ngibyo nubyishyiramo ukamenya ko ari ku bwawe, wowe ubwawe ni wowe ukwiriye isuku, ni wowe ukeneye isuku, bizagufasha gukora isuku. Ariko nubuhora ubikorera ku bandi, ngo usanga bano bashyitsi ngo baje ngo bagasanga ngo muri toilette yangira za nabi. Abashyitsi se kubera iki? Wowe wicara toilette isa nabi kubera iki? Bikore kubera wowe, wibikorera kubera abashyitsi. Nuzajya ubikorera kubera abandi uzajya uvunika, ubikora utabyishimiye, rimwe unabikore nabi cyangwa unabyibagirwe, kuko nta mutwaro wabyo ufite. Nkuko wenda iryo jambo ry'imitwaro rikunze gukoreshwa ku bintu byo mu rusengero, reka mvuge gutyo. Ariko gira umutwaro w'ibyo bintu, menya ko ni ibyawe. Nkuko uzi ko ugomba koga, nimba koko wenda wowe ubiha agaciro, menya ko ugomba kubura ahantu uzunguruzwa n'ibintu, ahantu hasukuye. Bishobora kubaho kubera impamvu z'umubiri cyangwa impamvu zitandukanye, ariko kandi no muri icyo gihe nyine menya ko hari ikintu urimo urabura, kuko ugomba kubikora. Ikindi kandi nimba mufite abantu benshi mu nzu, gerageza ubagire ubinvolvinge muri icyo gikorwa cy'isuku. Sibyo? Ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari byiza kubikora wenyine, si ngombwa, ntacyo bikeretse nyine hari ahantu ubona hari delicate, reka mbivuge gutyo, ugomba gukora wenyine. Ariko kandi hari ibindi bintu n'abana bagufasha. Hari ahantu ushobora kubwira umwana ati mpanagurira hariya, cyangwa se umutwara ko ati mfasha kiriya, mu gihe muhari mufite free time mu rugo. Rero gerageza ushyiremo n'abandi bantu bo mu nzu nyine mufashanye muri ubwo buryo,
byose ni byiza biragufasha. Ikindi kandi ni nyine nicyo kirasa nicyo nari mvuze, gerageza mbese ibitekerezo byawe bibohore, wikureho uwo mutwaro wo gukora isuku, ntiwumve ko ari ikintu kigoye cyane, ikintu cyakugoye, mbese utahe wumva ngo uyu munsi ndoza dushe ndagira gute. Niko nari mbivuze, bikora ari ibintu biri fun, involving abandi, jugunya ibintu utagikoresha, kora ibintu mu mwanya, panga uyu munsi nkora iki, umunsi nkora iki, ibyo rero bizagufasha kugira isuku. Rero abagore bagenzi banjye n'abagabo bakora isuku, abagabo bakora isuku mu mago kandi ni byiza. Iyi video rwose ni iyo kudufasha kugira ngo tumenye nanone isuku uko ikorwa. Isuku ikorwa kubera wowe uri umuntu uzi ko ukwiriye isuku, ntabwo yikorera kubera abandi kwimpressinga abaturanyi cyangwa abashyitsi bawe. Wowe ubwawe ni byiza kuba muri kukonso mu mwuka uri fresh, reka mbivuge gutyo. Rero ni ibi nabiteguye kubera bimwe mwagiye mutanga muvuga ko wenda ndimo ndirengagiza inshingano, ko tugira utuzi, tugira abana, tugira iki, ese nibwo tushobora kugira inzu isa iri sparkling clean, reka mbivuge gutyo, ariko kandi birashoboka igihe ukurikiza zino ntambwe. Ni ukugerageza nyine kandi ukamenya ko ari ibintu mbese biri ngombwa. Ikintu numva ko kiri ngombwa uzagishakira umwanya, nkuko yindi ushaka umwanya wo kurya nabwo ugomba gushaka umwanya w'isuku. Rero ntago nagamije kubigira birebire kuko birumvikana n'ubushize twaganiriyeho gato, reka ngarukira. Ariko ndabashishikariza cyane kugira isuku. Abagore mu rugo mugira isuku, n'abagabo bashinzwe gukora isuku muyikore, nimba utanayishinzwe ariko bazimenya ruzajya ubona hari ikibazo uzajya uhavuga. Hari igihe usanga mu rugo hari umugore nyine udafite isuku nyinshi, noneho n'umugabo, none ukase uyu mugabo ntabwo ajya abona wenda n'umugore we ko atabasha gukora ibintu neza. Ushobora kuba ushoboye kubikora, niba udashoboye no kubikora basi umubwira ati se hariya ahantu buri urabona hatameze nabi, abasha kubikora, azakumvira kuko aragukunda. Reka mbivuge gutyo, aragukunda, azakumvira inama, yumva ko ari ikintu wabonye koko. Rero tugira isuku cyane. Isuku rwose ni ikintu kiri mu rugo, rwose ni ikintu cy'ingenzi mu rugo. Isuku, urugo rutarimo isuku sinzi ko n'amahoro yanabamo, kuko waba utari gusa kuri murafunga umwuka wawe kugira ngo udahumeka ibintu bimwe n'ibindi, urumva ntabwo waseka nyine, ntabwo wakwishima, nta nubwo wavugana n'uwo muntu neza. Rero isuku rwose ni ikintu cy'ingenzi. Ni ibibazo byinshi ingo nyinshi zifesinga, ndetse banapfa, usanga abantu benshi bapfa kubera isuku yo mu nzu, isuku y'umuntu ku giti cye. Rero ni byiza ko tubyitaho, tugashyiramo imbaraga. Ntabwo tuba turi perfect twese, ariko nyine ni rwa rugendo kugira ngo dukomeze tube perfect, tugire ingo nziza, tureke kwibangamira ubwacu. Ibi ni ukwibangamira, kunanirwa ikintu nk'iki. Tureke kwibangamira, dushyire imbaraga, nyine bizadufasha kandi bizatugirira inyungu. Rero murakoze cyane kunyumva, ndabashimiye cyane, ndabakunda ko nababwiye ntangira. Rwose inosije this particular one muzagerageze mushyireho comment nyinshi, nyine numva uko mwabyumvishe, cyane abamama bagenzi banjye nabo bakora amasuku. Tuganire, ni byiza, biramfasha, bituma nanjye bimpa indi motivation, bikampa ibindi bitekerezo kugira ngo utaha nzaganire mu bundi buryo bwagutse. Yego rero kora subscribe, sharinga, comment ni ingenzi, like, byose rwose ubikore ku bwanjye ndetse no ku bwawe. Ni ugufashanya nyine, nicyo tubereyeho, reka mbivuge gutyo. Rero murakoze cyane, nawe ubutaha.